ikibazo ni iki, ni uko tutemera ko institution yakoze jenoside. Uko iyo umuntu arebye n'ahandi, jenoside ntabwo ari Kiliziya Gatolika yayiteguye, jenoside si Kiliziya Gatolika yatanze intwaro. Niyo mpamvu twasabiye imbabazi abantu bacu, abakristu bakoze jenoside, kandi twumvaga kuri twebwe bisa n'ibigarukiraho. Noneho rero turabizi ko ari abantu bumva yuko hari institution yaba yarakoze jenoside. Twanavuze yuko tuzakomeza kubiganira n'abandi kugira ngo turebe wenda icyo barega institution, kuko nta rwandiko nzi rw'abasenyeri ruvuga ruti mukore jenoside. Ariko ibyo nyakubahwa Perezida wa Repubulika yanavugaga nabyo ni ibintu abantu bashobora kuganiraho. Ni ukuvuga ko abayobozi ba Kiliziya basabira imbabazi abana babo bakoze jenoside, kuko ntabwo ari Kiliziya ubwayo yayikoze. Rwose nta kintu nzi, murambabarira, nta kintu nzi kigaragaza ko Kiliziya yavuze iti noneho mugende mukore jenoside. Ibyo rero ni ibintu abantu bagomba kuganiraho. Murambabarira kutaba wenda tutemeranya, ariko biranashoboka, kuko nk'urugero depite yatanze, nibyo papa hari aho asaba imbabazi, ariko nabwo ntavuga ngo Kiliziya yakoze yafasha abana. Azisabira imbabazi baba padiri bafasha abana, nubwo hari n'abandi bafata abana, nibo asabira imbabazi nk'abana ba Kiliziya batanye bagakora ibitari byo. Murakoze. Mwebwe Kiliziya Gatolika nta kintu muteganya ku bijyanye n'abapadiri n'abihaye Imana banyu baba baratandukire bagakora jenoside? Ni muri position itumva ko Kiliziya Gatolika yaba yaragize uruhare mu itegurwa n'ishyirwa mu bikorwa rya jenoside. Ariko iteka ryose mu gihe Kiliziya Gatolika itari yitandukanya n'abo babi bayo, biragoye kugira ngo utandukanye Kiliziya n'abayo babi. Mwebwe nta kintu mwamukora ku rwego rw'isi, by'umwihariko ku rwego rw'u Rwanda? Mu buhe buryo? Bwo kuba mwavuga muti icya mbere kwemera ko hari abanyu bagize nabi, mwamara kubyemera ntekereza ko hakurikiraho gusaba imbabazi mu izina rya Eglise, ariko iherekejwe n'ibikorwa. Ibyo ni byiza, ngira ngo wenda naba ko bikiri hafi. Hari inkete z'igikorwa, hari n'imanza z'igicibwa. Ubu ngubwo nk'uko yagira bati icyaha cya jenoside ntigisaza, n'igihe cyo kubivugaho no kuvuga aba bagize batya icyaha baragikoze. Ibyo byakorwa, bizakorwa ubu ngubu amaherezo. Icya kabiri, tuzitandukanya nabo kuri icyo cyaha cy'ubwicanyi. Ariko icyaha cy'uko ari abantu bashobora gusaba imbabazi Imana ikazibaha, aho ngaho inzira banyuramo yo kugaruka y'ineza twaba tukiri kumwe nabo. Ariko igihe baguma mu cyaha twakwitandukanya nabo. Mu gihe baba kukigumamo bisobanuye nk'igihe, niba mbyumva neza, bisobanuye ibintu bibiri. Ushaka kukigumamo gikora, ushaka no kukigumamo ukihishanye utigaragaza uriwe. Icyo gihe tujya kuba tubasaba imbabazi, nawe tuzasaba ko bazisaba. Hari ubwo mwaba mubitegura vuba abakorewe ibyaha bakiriho? Kuko akenshi igitumye mbivuga gutya, muri iyi minsi Kiliziya Gatolika ifite
abantu bayishinja ko hari abapadiri bayo bafashe abana ku ngufu mu Butaliyani mu bihugu by'i Burayi. Izo manza zirahari na papa yagize icyo abivugaho, ariko iyo ugiye kure usanga hashize imyaka 50 ibyo byaha bibaye. None Kiliziya Gatolika mu Rwanda ntiyabizabikora nyuma y'imyaka 100 ntawacitse ku icumu kiriho ngo abone ubutabera? Ndumva ntibitagera aho ngaho, kuko bigeze aho n'abantu banze bagenda basa n'abatabizi, nubwo bikomeza kuvuga, ariko ndumva bizakorwa na mbere. Twebwe imbabazi dusaba ni imbabazi dusabira abakristu cyangwa se abiyeguriye Imana bagize uruhare muri jenoside yakorewe Abatutsi. Ni ukuvuga bayijanditsemo ku buryo ubwo ari bwo bwose, kuko ntabwo jenoside ikorwa na Kiliziya, ntabwo ari Kiliziya yayikoze, ntayo yatumye nk'uko byanditse muri iyo baruwa twandikiye abakristu muri iryo tangazo, ariko ni abantu bo mu idini ryacu, ni abantu bo muri Kiliziya, abantu bo muri Kiliziya bayikoze, abo ngabo nibo dusabira imbabazi ku mugaragaro. Kugira ngo yenda bisobanuke neza Musenyeri, ndibuka ko mu 2000 mwari mwasabye izindi mbabazi muzisabira mu izina ry'abakristu ndetse n'abihaye Imana bagize uruhare muri jenoside. Ubu ngubu izo mwasabye ni nk'izo cyangwa zitandukanye n'izo ngizo mwazisabye mu izina rya Kiliziya? Ngizo nuko urabona mu 2000 uyu mwaka twagize umwaka w'impuhwe z'Imana. Umwaka w'impuhwe z'Imana udufasha kongera gutekereza ku mateka yacu, yuko hari igihe muri iki gihugu abantu babuze impuhwe, abantu bakagirira nabi bagenzi babo baturanye, abavandimwe. Noneho rero twumva yuko ari byiza muri uyu mwaka w'impuhwe z'Imana kongera gusaba izo mbabazi, tubisabira abakristu bose Gatolika bagize uruhare muri iyo jenoside yakorewe Abatutsi. Impamvu nagira ngo bisobanuke neza Musenyeri, ni ukubera ko mwibaruwa murakoresha ijambo turasaba imbabazi, mutubabarire. Izo mbabazi murimo muzisaba kandi yibaruwa yanditswe n'ikoraniro ry'abepiskopi mu Rwanda. None uyumva ntabwo yumva ko murimo musabi izo mbabazi nka Kiliziya, nk'uruhare Kiliziya yabaragize muri jenoside? Ibyo ngibyo hariho ibintu wenda abantu batarumvikanaho neza. Ubwo ruhare Kiliziya yagize muri jenoside ni uruhe? Kuko ntabwo twemera twebwe ko twagize uruhare mu gutegura jenoside, mu gutuma jenoside ibaho. Ntabwo Kiliziya yagize uruhare muri jenoside. Abagize uruhare muri jenoside ni abakristu, ni ababiyeguriye Imana, wenda n'abapadiri bijanditse, bashobora kuba barijanditsemo, kuko twese dukurikira ibyo ubutabera butubwira, ariko ntabwo ari Kiliziya ubwayo yagize uruhare muri jenoside. Ni ukuvuga ngo leta y'u Rwanda ibyo ivuga ko Kiliziya yagize uruhare rutaziguye muri jenoside mwebwe ntimubyemera? Ntabwo tubyemera rwose. Ni ibintu tugomba kumvikanaho neza. Ntabwo twigeze twigisha nka Kiliziya ngo nimugende mukore jenoside, nimugende mwica abantu, nimugende musenye, mutware ibyabo. Ibyo ntabwo Kiliziya yigeze ibivuga. Umuntu rero wese wabikoze ni ku giti cye. Ni ku giti cye, ariko mu maso ya rubanda, mu maso y'abakristu babibona nk'aho batumwe na Kiliziya. Mwebwe mubibona gute? Ariko ibyo ni ukwibeshya. Ni ugushyira hamwe ibintu, nk'uko wavuga ngo jenoside yakozwe n'ubwoko. Ubu ngubu ntabwo ari byo. Twebwe ibyo duhagazeho ni iby'abantu bagize urwo ruhare, ntabwo ari ukuvuga ngo Kiliziya yagize uruhare.